ngo nizomba kuko yaravuze ngo nintagenda umufasha ntago azaza, ariko ningenda umufasha azaza. Rero abantu batwumva dukurikirane mukeneye umwuka wera. Iyo usomye Bibiliya mu Baroma 8 umurongo wa 14 haravuze ngo abayobogwa n'umwuka niyo bana biki b'Imana. Umwuka wera icamaze akurinda kurarikira ibintu byakujana mu ngeso mbi ukangira ikukiri muto. Biravuze ngo mu gaciro gakomeye ni uguhora na Yesu hakiri kare, kuko iyo udahuye na Yesu hakiri kare uva muri kabari baragukuye amenyo, uva mu busambanyi ufite sida, ariko ndashima Yesu wahuye nanje hakiri kare. Biravuze ngo nawe uhurikiye uracafite amahirwe yo guhura na Yesu. Yabonye uyobogwa n'umubiri arangije agira ute arigendera. Biravuze ngo mu mbaraga z'umwuka harimo urukundo. Urakoze cyane. Turi mu bana ba Kristo urimo, mu bana bisumba byose urimo. Ngo ufate umwanya dusenge ubwira Imana ngo Mana ongera ugarure ibihe byanje bya kera. Bakunzi b'impambanyayo TV turabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Nkuko tudasiba ko bibabwira, twarabwiye mu ko iyi channel ihereza ikaze umuntu wese ufite ijambo, umuntu wese ufite impamvu, ufite icyo yafashisha abakristo, abavandimwe muri rusange. Niyo mpamvu mubona rero imbere yacu turi kumwe n'umutumirwa, agira ngo nubwa kabiri yagiye kugera hano ko imbere muri kamera. Impamvu turagusoje kandi tubaye ikaze. Twebwe turakuza, ariko warushobora kuba ari ubwa mbere yareba ikiganiro, niyo mpamvu turi gusabe kugira ngo wibwire abantu. Amazina ni MUTUYIMANA Devid, umukristo. Imana ibamugisha. Murakoze cyane David, katumanze tunagushimire. Mubyukuri turagushimiye. Impamvu tugushimiye niki, abantu benshi cyangwa se abavuga butumwa benshi iyo tubabwiye ati uzaze wigishe ugira ute baratinya bakagira ubwoba, ariko ntabwo tubaciriye imanza, kuko haba hariho urugendo, haba hariho intambwe nyinshi, hari impamvu nyinshi zibitera. Ariko burya umuntu wese nta mpamvu yo kugira ubwoba bwo guhamya Kristo, kuko nibyo tuba turimo, ni umurimo w'Imana, nivuga butumwa, kandi hari abantu badukurikira hirya no hino. Abo tuzabwiriza bose siko tugomba kuba tubahagaze imbere, tugomba gukoresha n'uburyo bw'ikoranabuhanga. Mbere yuko wenda tujya mu bindi bintu, wowe uburyo bwa social media ubwumva ute? Ni iterambere tubona, ariko Imana yabigizemo uruhare. Nukuri ko nk'abanyamahanga benshi hari igihe buri umwanya wo gusenga, ariko benshi bakurikira ijambo ry'Imana ku mbuga zitandukanye. Rero ni umugisha twahawe aho kugira ngo n'ijambo rigere ku bantu batandukanye mu nce zitandukanye mu mahanga, kubera iterambere Imana yazanye. Kandi ni umugisha uko benshi babibonamo umugisha utandukanye. Rero iyo abantu bumvise ijambo ry'Imana bagahembuka, so iyi ni inzira Imana yaciye kugira ngo abantu babone ivuga butumwa bitabagoye, kandi n'ababivuga nabo babone uko babibwira abantu biciye mu nzira za hafi. So tumva ari umugisha rero. Urakoze cyane, turagushimiye. Abakozi b'Imana mu by'ukuri Imana yagiye ihamagara abantu mu buryo bugiye butandukanye. N'uyu ni umurimo nanone, cyangwa se n'undi murongo Imana ibitanze. Kuko isi Yesu yaravuze ngo muzaba abagabo ukumpamye, ngo mwukana bamanukira i Yerusalemu ni Yudaya i Samariya kugera ku mpera y'isi. Ntekereza mu by'ukuri aho hantu hose, sinzi ko kugera ku mpera y'isi abamanikiwe n'uwo mwuka w'Imana bazahagera, ariko hari uburyo bwo kuhagera nanone binyuze dukoresheje ikoranabuhanga.
kuri wowe ubyumva uti? So no kuvuga ngo kuri njyewe uburyo byumvamo, iyi ni inzira Imana yacishije mu terambere kugira ngo iri vugabutumwa ribashe kugera ku mpera y'isi. Kandi so nibyo binarumvikana kuko benshi ntawe uzavuga ngo ivugabutumwa ryamugezeho. Abantu ni bakeya basigaye badatunze telefone, telefone nini, ni bakeya bagaragara nk'aho batazifite, ariko benshi mu mahanga niyo zaturutse barazigira. Niyo mpamvu ivugabutumwa baribona bitagoranye. Rero ndakeka ibintu turi kuvuga nibibageraho ntacu umuntu azireguza. Ni ukuri. Umuntu aca no ku kabari buno agasanga ivugabutumwa rirakorwa mu ndirimbo. So rero ntacu abantu bazireguza. Nta kwivugabutumwa ridakorwa mu ndirimbo, ijambo ry'Imana ku ma YouTube atandukanye. Rero icyo dusaba tugiye cya Pentecote abantu badukurikiye babyumve, kandi tujya tuganira ku mwuka w'Imana. Rero icyo dusaba ni ugusaba umwuka w'Imana ngo abishorere abigeze ku mpera y'isi, bikore umurimo wabyo. Nta kindi byatuma babyumva n'umwuka w'Imana, ko Bibiliya iravuga ngo umwuka naza azatsinda bisi abemeza iby'ibyaha byabo. Biravuze ngo uwo mwuka wera naza azabatsinda kandi abemeza. Rero tumiye cya Pentecote tuganira ku mwuka w'Imana, ariko iyi ni inzira nziza Imana yazanye iciye mu bantu bayo kugira ngo abantu ivugabutumwa ribagereho. Reka tunibutse abantu badukurikiye yuko hari abantu baba batuye hirya no hino kandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda, ariko baba ahantu hatabisengera. Harahari mu bihugu by'Abarabu henshi baboraho basengera. Ufashe smartphone akayiba mu by'ukuri arafashwa kandi tumwa abakozi b'Imana batandukanye bavuga cyaguma mu rugo adaterana. Kereza ko abantu ari babonye agaciro k'ikoranabuhanga, bamwe barakomeje gukora kandi abantu bagasenga bibereye mu rugo, abandi rero byagiye bibagora. Ntekereza ko mu by'ukuri abantu bakagombye kugira icyo bavanamo, bakavuga ati nyamara kuko buriya tugomba kugendana nawe n'igihe, tukiga gukoresha igihe. Waruvuze ati rero turi buganire ku mwuka wera. Nibyo abo nibo bana b'Imana. Kadutange n'icyo ni wo murongo, ni mu Baroma 18 umurongo wa 14. Rero abayoborwa n'umwuka w'Imana abo nibo bana b'Imana. Ariko ubundi dushyiraho ngaho, reka use n'utubwira ubundi mwuka w'Imana ni ntago ndi ububoze ngo mbese undabizi ko ufite ibyo ubamo n'ibyuko n'amagambo uvuga, ibyo bwabyo byerekana ko ufite. Sibyo se? Tubwire nkawe uri umujene, umuvuga butumwa w'umusore. Yego ndabizi. Mwuka w'Imana ni biki yagufashije? Icyambere Bibiliya iravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Handitse ngo nzasaba data aboherereze umwuka wera. Haranditse ngo kandi ntago byemeye ko abisi bamuhabwa kuko batamuzi. Biravuze ngo umwuka wera adufasha iki? Ku murongo wa 18 muri umutubuze bwese kubatswe na Yohana 14:15, uhere ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 18, haranditse ngo sinzabasiga mwenyine, nzazaho muri. Biravuze ngo umwuka wera afasha umuntu iki cyambere, umwuka wera kurinda ibyaha. Kabiri, umwuka wera ni umufasha. Gatatu, umwuka wera akwigisha ingeso nziza, akwigisha uko bagenda, akwigisha imyitwarire. Biravuze ngo ibyo abantu batakwigisha umwuka wera yabikwigisha. Yes, turaho ngaho umuntu ahita yibaza se hari ibintu ubwo tugiye gusubira inyuma tukubaze David nawe abantu banakumenye. Mbere yuko wenda uhabwa umwuka wera, mbere yuko wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ubundi tubwire
David yavukiye mu barokore cyangwa yaje gukizwa nyuma byagenze gute kugira ngo n'abadukurikiye babone aho bahera tute kubashira muri confusion. So iyo umuntu akiri umwana aba mu madini atandukanye, so navukiye mu toro ry'abarokore ariko biba ngombwa kumvamo njya ku mugaturika bitewe naho narindi, biba ngombwa ko mu mugaturika igihe gitoya, ariko kiva mu mugaturika narabatijwe, ako nabayemo igihe gitoya mu mugaturika. Ntabwo wakomejwe? Ntabwo nakomejwe. Nabayemo igihe gitoya nabavuyemo nakomejwe. Turabasuhuje abakatolike badukurikiye. Bamwe igihe gitoya ndagaruka ndabatizwa. Yes, ndabatizwa kandi abantu badukurikiye tukiri hano imibatizo ni 3, ariko reka tuvuge 2. No kuvuga ngo hari ukubatizwa mu mazi, yego, mu mazi menshi, kuko biri yavuze ngo mugire ikirenge mu canje, ariko buriya hari abantu batari bamenya, hari ahantu amazi atagera, hari hagira nko muri hanereka abadukurikiye tubivuge babyumve. Amazi iyo bakubatije ntagera ku mutima, aho na hambere. Aha kabiri, amazi ntago yinjira mu kanwa wagere ku rurimi. Yego. Aha gatatu, amazi ntagera mu matwi. Aha kane, amazi ntiyinjira mu maso. Niyo mpamvu usanga abantu benshi babatijwe mu mazi ariko ntibabatizwa mu mwuka. Rero uvuga ngo badahinduka. Yes, good. Uvuga ngo abantu benshi babatijwe mu mazi, niyo mpamvu usanga ingeso zarabishe, umuntu akabatizwa akasambana, umuntu akabatijwe agasinda. Kubera iki? Hari imbaraga, icyo bita umufasha. Yego. Ntarahabwa umufasha. Hari ibintu umuntu atakwifasha. Wo kumwambura. Hari ibintu umuntu atakwishoboza ubwe. Kurugero rwa mbere, Petero yabwiye Kristo, aramubwira ngo nzagukurikira aho uzaja hose. Yesu aramubwira ngo inkoko itarabika 3 uzaba unyihakanye. Yabubwira amagambo akomeye muri iri jambo. Petero cyambere yari yemeraga, kandi bigaragara ko yari yabatijwe. Yego, bigaragara ko yari yabatijwe, ariko Petero abatijwe n'abanaga na Yesu. Yes, buriya yari yarabatijwe. Bivuga ngo rero nuko yabatijwe, inkota yakomeje kuyigendana. Biravuze ngo hari igihe umuntu abatizwa ariko kuko umufasha atari yaza, umwuka atari yaza, akaba agifite ibintu yabitse yagendanye bitewe na kavukire, ariko iyo umufasha yaje arabikwambura, ugahabwa imbaraga z'umwuka wera. Rero bivuze ngo icyatumije Petero yihakana Yesu, nta mbaraga z'umwuka wera yari yagahabwa. Kandi ikintu cyatumije Petero akurikira Yesu, Yesu yabwiye Petero ati rero nakwingingiye, cyangwa mu Kinyarwanda nagusengeye, kugira ngo numara gukomera ukomeze n'abandi. Buriya mu mbaraga zatumije Petero akurikira Yesu, nizo Yesu yari yamwingingiye kugira ngo akomeze abandi, nizo yari yamusabiye. Mu rundi ruhande rw'umubiri, reka Petero tuzamuga Petero afite utuntu twinshi. Petero buriya ni umwe mu bakozi b'Imana. Katunibutse ko buriya Petero mu bizera, Petero mu by'ukuri asobanura ibintu byinshi cyane. Petero kuko ariko tuzamuvugwaniraho ubutaha, tuzamuvugaho. Nari nkubaje nese utwumvishije kumva umumaro wa mwukawera, icyo mwukawera watanze ingero mu mwuka, uvuga ngo amazi ntiyinjira mu kanwa ku rurimi, mu yandi magambo ari umuntu abatizwa ari ku rurimi kubeshira abantu kugira ute ibyo yumva, amaso ibyo areba, ariko ibyo amazi ntiyabigeraho. Kandi koko ndemeranya nawe, mwuka w'Imana ni ujye ushoboza umuntu, umuntu agashobora kwihangana. None tubwire David, wowe ni ibiki byari byarakunaniye mwuka w'Imana yagufashije? Ibintu nibuka byari byarananiye. Ikintu nibuka gikomeye nakoraga, cyambere nanywaga inzoga, nigeze kunywa ku nzoga igihe kitari kinini. Ikindi nagiraga amahane, nagiraga amahane, ariko umwuka wera ni imbaraga ziguha kunesha ibyakunaniye. Abantu badukurikiye batwumve, winginga Imana iguha umwuka wera. Kubera iki? Bibiliya avuga ngo icyakora
muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. kandi ni isezerano ryacu. Ni isezerano ryacu. Bivuze iki? Biravuze ngo mwuka wera atari yaza kunesha icyaha bizakunanira. Atari yaza nta mbaraga. Atari yaza ntiwasenga. Atari yaza nta juzumva. Umwuka wera atari yaza hari ibintu utazahabwa, nta yerekwa, nta hishurirwa. Kuko aranditse ngo bari mu mwanya umwe, bari mu cyumba cyo hejuru, bahuje umutima, bari gusenga. Umwuka wera arabamanukira. Bivuga ngo bose bari hamwe, bari mu mwanya umwe, bahuje iki? Umutima. Umwuka wera arabamanukira, bavuga indimi nshya. Noneho kino gice cyose umuntu uzagisoma ku murongo utari warangiza se, ubwo ntibivuze ngo mbere yo guhabwa umwuka wera birasabwa kugira ngo dusenge. Yes, ni ibintu navuze ngo wowe dukurikiye rero mu by'ukuri wumvishe ko mwuka wera ni ngombwa kandi ni ingenzi, ariko biragusaba kugira ute? Gusenga. Aburiya kuzamuka hejuru, kujya hejuru bifite nacyo icyo bivuze. Hari ibyo umuntu agomba kureka. Tukiri aho ngaho, Yesu yabyaye bishara byo ngo musenga ubutarambirwa. Kandi nibutsa abantu ikintu gikomeye, Yesu yarasenze nyitorero, yasenze iminsi 40, abona ntibihagije. Nta gitangaza Yesu yigeze akora atavuye gusenga. Kandi iki kintu bakimenye, Yesu yasenze mu buryo butanu. Haranditse ngo yasenganye na benshi arabasiga, asengana na 70 arabasiga, asengana na 12 arabasiga, asengana na Petero na Yakobo na Yohana girute arabasiga. Luka abyandika aravuze ngo abasiga ngaho watera iki ibuye, arunama arasenga. Ngo marayika uvuye mu ijuru aramubonekera, amwongerera iki? Imbaraga. Harimo ijambo bivuga ngo muri benshi hari iby'Imana itavuga, muri 70 hari ibyo itavuga, muri 12 hari iby'Imana itavuga, muri 3 hari ibyo itavuga. Ariko waba uri wenyine wasenga, umwuka wera akaguha amakuru avuye mu ijuru. Biravuze ngo abantu tugomba kwiga gusenga. Ubwo bakwiga gusenga mu buryo bwose. Bibiliya avuga ngo, Paulo yandikira Efeso 3 umurongo wa 18 haranditse ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Biravuze ngo umwuka wera ni imbaraga ziduhuza n'Imana. Kubera iki? Bivuga ngo iyo usomye Bibiliya mu Baroma 8 umurongo wa 14 haravuze ngo abayoborwa n'umwuka niyo bana biki b'Imana. Biravuze ngo biragoye ko umuntu bamwigisha kwambara ibirebire umwuka wera atari yamufata, ariko umwuka wera naza azamwigisha uko bambara, azamwigisha. Kubera iki? Ubundi umwuka wera mu mbaraga zayo, umwuka wera icambere ukwigisha kwera imbuto, cyo bita kwera imbuto. Nizo mbaraga z'umwuka wera. Rero umwuka wera utera imbuto, ubona sinzi wawuvanye, hari imbuto z'umwuka. Yes. Biravuga ngo ziragaragara. Icambere ni urukundo, kabiri no kuzura umwuka wera, gatatu kwihangana, n'ibintu byinshi, imico myiza, kubabarira, ibintu byinshi bimeze gutyo. Nta mategeko abihana. Ngira ngo ni mu Bagalatiya 22:5-22 muzaharebe, tuba turi kugenda tubahereza imirongo. Ariko mu by'ukuri ubivuze neza cyane. Ubivuze neza cyane. Reka tuvuge umwuka wera mu basore. Nimba hari abantu navuga ko abantu twese dukeneye umwuka wera, ariko iyo batijwe mu mwuka wera ukiri mutoya, ukiri umusore, tubwire watijwe mu mwuka wera ukiri umusore, hari ibintu byinshi utari kwishoboza. Kibungu birashoboka ko rwose kiba ufite yewe sinshatse kuvuga byinshi, ariko birashoboka ko byashoboka wenda icyo birashoboka ko nta nubwo ahubwo kiba uri mu buryo butandukanye n'ubwo Imana ishaka ko ubaho ari n'ubwo urimo uyu munsi. Atubwire rero kugira ngo n'abantu bakiri bato, bakiri abajene, donc ubakumbuze ukurikije ibyiza urugendo wagiranye na mwuka wera, uburyo cye mwuka yajya gufasha mu bintu bigiye bitandukanye. Ikintu cya mbere nababwira ni ibintu bitatu ngiye kubabwira. Icya mbere, umwuka wera akwigisha buri kimwe. Kabiri, aguha agaciro. Gatatu, akurinda imico mibi. Kane, umwuka wera icamaze akurinda kurarikira ibintu byakujana mu ngeso mbi ukangirika ukiri muto. Biravuze ngo mu gaciro gakomeye ni uguhura na Yesu
hakiri kare. Kuko iyo udahuye na Yesu hakiri kare uva muri kabari baragukuye amenyo, uva mu busambanyi ufite sida, ariko ndashima Yesu wahuye nanjye hakiri kare. Biravuze ngo nawe uhurikiye uracafite amahirwe yo guhura na Yesu. Buri Yesu dutegeye amaboko. Bundi hari igitangaza Yesu yakoze kimara bakimubamba. Biravuze ngo umwenda wari ukingirije hera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese agire ute yigerereye. Ndashima Yesu wavanyeho inuma n'ibimasa n'inuma z'intungu yagize. Biravuze ngo rero umwuka wera nizo mbaraga. Noneho hari ikindi kintu abantu umwuka wera atari bamenye. Ubundi umwuka wera agereranywa n'iki? Umwuka wera agaranwa na Kristo. Umwuka wera ni Kristo. Biravuze ngo niyo mpamvu biravuze ngo umuntu wese uzahondi imigezi y'amazi y'ubugingo izava mu nda ye itembe. Biravuze ngo iyo umaze guhabwa umwuka wera aratemba. Ni ya migezi aratemba, aragaragara. Iyi migezi itemba mu baturanyi, abapagani bakamenya ko bakijijwe, abanyamahanga bakamenya ya migezi itembye. Icambere ukuvuga bumva imigezi bari bakuzimo yaratandukanye. Niba ari imigezi yo kwiba hahita hindukamo imigezi y'ijambo ry'Imana, imigezi y'ubuhimbyi, imigezi yo guhanura. Iyo ni imigezi genda umwuka agenda guhereza. Niyo mpamvu usomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya 4 ni inkuru z'umusamariyakazi. Ziriya nkuru z'umusamariyakazi narazikunze cyane uburyo yagiranye na Yesu ikiganiro, ariko hari amagambo agera muri 4 nakunze. Yesu ngo yamusabye amazi yo kunywa, aramubwira ngo rero amazi ngo birava ngo arayamwima. Ngo ariko icyatumije yamwima nuko abayuda banenaga abasamariya bari bafitanye ndonko, bamwe bumvaga bari hejuru y'abandi bakanena, bamwe bati twebwe dufite agakiza abanetereka nibyo. Ariko ngo agirana na Yesu ikiganiro. Yesu aramubwira ngo umuntu uzanywa kuri ayo mazi azongera agire inyota ukundi, ariko nzaha ku mazi icambere ntazongera kugira inyota ukundi. Haca ngo iyo amugezemo amuhindukiriramo isoko y'amazi idudubiza kuza ku bugingo bwiza ute buhoraho. Uramudamu mu by'amagambo ngiye kukubwira mbye ngo none amazi y'ubugingo nayakora. Yesu aramusubiza aramubwira ngo genda umanze unzanire umugabo mwararanye. Aramubwira umusamariyakazi aramubwira ati abo nararanye nabo ntago arabanje. Bibiri ivugira ngo wa musamariyakazi abwira Yesu ngo menye ko uri umuhanuzi w'Imana koko. Biravuze ngo umwuka wera ni imbaraga uduha amakuru tutamenya. Umwuka wera ni imbaraga uduhishurira ibyo tutabasha kumenya. Kandi mbibutse abantu bankurikiye, Stefano bamutera amabuye haranditse ngo yuzura umwuka wera. Yuzura umwuka wera. Biravuga ngo arararama areba hejuru. Kubera iki? Umwuka wera ni imbaraga ziduha gutumbira hera no mu bikomeye ugatumbira. Haranditse ngo ubababarire data kuko batazi ibyo bakora. Haranditse ngo akiraramye abona umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Mana ishimwe. Iyo turi mu mwuka ntago tureba kubigaragara ahubwo turakubitagaragara. Iyo umuntu ari mu mwuka amenye ejo hazaza. Iyo umuntu ari mu mwuka, mureke mbabwire, muraririmba muracuranga turabigisha, ariko hari icyo dukenye umwuka w'Imana. Please niwe mufasha yadusigiye. Bese uzana ngo nizomba kuko yaravuze ngo nintagenda umufasha ntago azaza, ariko ningenda umufasha azaza. Rero abantu batwumva dukurikirane mukeneye umwuka wera. Umwuka w'Imana azagufasha. Amen. Urakoze cyane. Inshuti muvandimwe wowe warudukurikiye, wagize amahirwe yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ukiri umujene. Bishimira Imana. Gwati Imana ndagushimiye kwangiriye neza. Kabisa nishimwe rikomeye. Nishimwe rikomeye cyane. Kandi nawe nimba wabukira muto cyangwa se uri umubyeyi, shimira Imana kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Isezerano ni ryacu rero yuko dusaba Imana ikaduhereza iki? Umwuka wera. Kuko isi turimo mu zukuri duhura na byinshi bitandukanye. Babishaka kudutandukanya na Kristo kugira ngo tubishobore no kuba dufite izindi mbaraga z'umwuka wera. Kuko iyi si ifite ibintu bifite imbaraga byinshi,
amafaranga agira imbaraga, ubutunzi bugira imbaraga, donc buri kintu cyose n'ubushomeri bugira imbaraga zabwo, byose amadeni biki byose dukeneye izi imbaraga, ari izi imbaraga zaki zamuka wera. None twibutsa abantu akantu tukiri hano, ijambo ryaravuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye. Ni amagambo Yesu yabwiye wa Yesu ubwo aramubwira ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo abasengera data mu kuri no mu mwuka abari bo bamusenga. Ni nabo data ashaka ari bamusenga. Biravuga ngo nusengera mu mubiri rwose ushaka wabyihorera. Biravuga ngo yaravuze ngo Imana no mwuka n'abayisenga bakwiye kwisengera mu kuri no mu mwuka. Kandi umurimbyi arimba yaravuze ngo nubona utakigira urukundo uzamenye ko uwo mwuka yabonye uyobogwa n'umubiri arangije agira ute arigendera. Biravuze ngo mu mbaraga z'umwuka harimo urukundo. Urakoze cyane. Twibutsa abantu iki uzi umusamari ikintu yabwiye Yesu, yaramubwira ngo nzi yuko Mesiya azagira ute azaza, haze ngo kandi naza azatubwira byose. Yesu aramusubiza ngo ni njyewe tugira ute tuvugana. Abantu rero batari bamenye Yesu ari muri bo, agendera muri bo, kuko twese yaradupfiriye, nta n'umwegeza arobanura. Niyo mpamvu ukwiye kumenya iki umuntu wese. Pawulo yandikira Timoteyo wa kabiri igice cya 14 yaravuze ngo ikibitsanyo ciza wahawe ukirindisha umwuka wera utubamo. Rero bakwiriye kumenya ngo nta bundi burinzi Imana yaduhaye n'umwuka wera. Yaduhaye ikibitsanyo, aduha impano, ariko izo mpano umurinzi cyangwa se umwugariro cyangwa se kurindwa, nta kindi kizarinda ibiri muri twebwe n'umwuka wera. Amen. Urakoze cyane, Imana iguhereza umugisha. Hari ushobora kuba yadukurikiye wenda nawe yarafite umwuka wera ariko akagera kwijandika mu bintu bitari byiza, cyangwa se umwuka wera akigendera, cyangwa se akaba mukeneye akagira icyifuzo muri uyu mwanya. Gira ijambo umubwira, nurangiza noneho unasenga Imana, ubundi dusoze. Imana iguhereza umugisha. Amen. Rero wowe ushobora kuba warigeze kuzura umwuka wera, warigeze impano yo kuririmba, warigeze impano yo guhanura, warigeze impano zitandukanye Pawulo yavuze, ariko hari icyo watakaje muri wowe. Ariko uyu mwanya haracara amahirwe yuko Yesu Kristo ari we byose birimo byaremewe we, yakongera akagucunca umuriro uwo mwuka. Rero ndasabira ngo ufate umwanya dusenge Yesu akugarura umwuka. Turi mu gihe cya Pentekote, turi mu gihe turi kwinginga Imana gutworeza umwuka wera, kuko biravuga ngo icyakora muzahabwa izo mbaraga. Rero ndahandi imbaraga twazikora ni mu mwuka, kandi biravuze ngo Imana iravuga ngo nzasuka umwuka wera ku bantu banje bose. Rero nawe mu bantu b'Imana urimo, nawe mu bana ba Kristo urimo, mu bana bisumba byose urimo. Ngo ufate umwanya dusenge, ubwire Imana ngo Mana ongera ugarure ibihe byanje bya kera. Imana yongera ugarure umwuka w'Imana. Nta kindi abatubanjire bakoreshe ba Eliya, ba Enoke, ni umwuka w'Imana wagiye ubashoboza kugira ngo Elisa akore ibitangaza 12. Ni imbaraga z'umwuka w'Imana. Iyo umuntu ari umukiranutsi afite umwuka w'Imana, mwibwe ko Elisa amagufa ye apfuye kubera imbaraga ziri mu magufa ye. Mwibuke ko bajugunye intumbi mu mva ye kubera imbaraga z'umwuka w'Imana n'imbaraga z'umukiranutsi, byarangiye amagufa yazuye intumbi. Reka nkubwire, wowe uri imbaraga Imana ikeneye, uri umuntu Imana ikeneye, uri isoko Imana ikeneye ngo ayo masoko harimo Yesu ayeze agusubiza umwuka w'Imana uhabwa imbaraga. Reka dusenge, dufate umwanya twinginge Imana iri jambo uciye bugufi usenge ubwira Imana ngo Mana ndoge nkeneye umwuka w'Imana. Kandi Imana ibahumugisha ko mudukurikirana igitondo nimugoroba, ico dukerejwe ngo muzamuke mugakiza, mutere imbere mu mwuka kugira muzahabwe ubugingo. Nta kindi kintu Yesu cyamuzanye no kuduhesha ubugingo, kandi muri uyu mwuka w'Imana harimo ubugingo buramo, harimo imbaraga ziturinda, hari imbaraga ziturinda ingeso mbi zitigiye zitandukanye. Ntakiri gitumije abantu bagwa no kumufasha yagiye. Reka dusenge tubwire Imana ngo garura uyu mufasha. Mana mu izina rya Yesu, Mana mu mbaraga zawe, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Isiraheli, uritangira ukaba n'iherezo ndabakubanje nta nuzaguheruka. Wewe ukinga ntihagire ukingura, wowe usumba byose. Turagusabye ngo wohereze uwo mwuka wera. Umwuka wera ni inzira, umwuka wera ni umufasha, umwuka wera atanga amakuru, umwuka wera atanga ishurirwa, umwuka wera ni imbaraga ziduhuza na Kristo. Nsengeye abakobwa, nsengeye abasore, nsengeye itorero, nsengeye abayobozi, nsengeye igihugu cyose ngo utwuzuze umwuka wera,
unesha ibyaha, unesha ingeso mbi. Umwuka wera ni imbaraga. Pawulo amaze kuzuzura yaravuze ngo iyo umuntu ari mu Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gisha. Aravuga ngo ibya kera byose biba bisize, nta handi hantu hasigariye imbaraga, nta handi hantu hasigariye ubwisho. Imbaraga z'umwuka wera nizo zidufasha muri byose. Sengera umuntu wese gumuza imbaraga z'umwuka wera kugira ngo uyu mufasha tumugendane muri byose, tumugumane mu kazi atangira kore, turi mu modoka kore, turi mu modoka twongorere ibyo dukwiriye gukora mu gihe gikwiye kandi cyanyacu. Urakoze kubyumvisha. Umuntu wese umuhereza umugisha kubera iri jambo, kandi iri jambo ribahuze n'abantu bakeneye mu buzima bwabo, ribahuze n'umuntu ukenewe, ribahuze n'umugisha, kuko ijambo ryawe rigira imbaraga tukirivuga, n'igihe tutakirivuga rigakomeza akazi kayo. Ngaho ijambo ry'Imana rikomeze rikore, kandi ijambo ry'Imana ntabwo rizagenda ubusa. Urakoze kubyumvishe, kandi urakoze Kristo kuko usutse umwuka wera wawe mu bantu bawe, kuko umwuka wera ni isezerano ryacu. Urakoze kubyumvishe kandi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abaho umugisha.